yerekwa mbonye birantunguye cyane, ubundi sinyangira amayerekwa nageze kuri kamera. Reka ndivuge. Yego. Ni natumwe ngo nkubwire ngo ayo ni amayeri ya Satani. Simwe mwambwiye ngo ningaruke njye mvuga ayo mayeri se. Nayo mayeri rero. Imana yambwiye ngo muve mu byo murimo, musenge Imana. Mwese mubona natirere itwaye iki? Ese ubona guhindura umunwa bitwaye iki? Ubona kudahindura umunwa bitwaye iki? Ariko waragiye urawutukuza. Ndimo ndabona abahanuzi batatana birukanka kandi ni benshi bahunga. Bahunga. Wari wabona ndabagereranyiriza ntese, wari wabona ahantu ibisiga cyangwa inyoni ahantu babaze hari ibagiro, ujya ubona ukuntu ibisiga biba bimeze? Yego. Mujya mubibonara? Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Kubahereze kaze mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahire kandi abahereze umugisha. Hanyuma rero twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana ku bwa message zanyu mutwandikira mudusaba ko tugomba kongera kumutumira tukiganirira ku bintu by'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Turaho turashima Imana. N'uyu munsi nturatangira guseka. Ujya uza kuri kamera useka? Buriya umuntu wese agira umuhamagaro we, guseka si uko ntaseka, ariko hari igihe cyo guseka. Urakoze cyane. Uri mu mubwiriza rero? Yego. Ati buri gihe n'igihe cyacyo. Imana amahoro ni guhereza umugisha. Reka ngusabe kugira ngo wongere usuhuze abakunzi bacu. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Urakoze cyane. Bibwire, reka tugenda twunguka abantu bashyashya. Aya amazina ni yayandi, nta gihinduka. Amazina ni yayandi, ni Mugabe Eric. Amazina ni yandi, ni Mugabe Eric. Mugabe Eric ni umugabo umusore. Ibyo tuzabishakira indi ntuze. Arabo nabonye bavuga ngo ni umugabo, ni umupapa. Iyo hari igihe cyo kubivuga nta kibazo, kandi nzi ko bizagenda neza. Kubera iki utashaka kudukura mu rujijo? None agapfundikiye gatera amatsiko. Sawa, urakoze. Mukomeze ugenze gutya. Reka ngusaba usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Imana nziza, Imana idukunda, Imana ishoboye byose, tugushimiye ko ujya uturinda ukatugirira neza, ugahiga ibiduhiga mu izina ryawe.
tugire neza rero, twambike imbaraga, udushyigikire muri uru rugendo mu izina rya Yesu, uduhe imbaraga zo kunesha ikibi n'igisa nacyo mu izina rya Yesu. Rero ururukira kubana natwe, abadukurikiye ubaha umugisha mu izina rya Yesu, abo ubona bawukwiriye ubaha umugisha, bagire neza bakugireho umugisha. Ndasenze ndizeye ni mu izina ryawe ryera, amen. urakoze cyane. uzi impamvu mba mvuze gutyo? Yego. ngo utange umugisha bawukwiye. Ntabwo abantu bose baba bakwiriye umugisha. Ntabwo baba bakwiriye. Kubera iki? Ntabwo baba bakwiriye. Nzi ko buri wese awukwiriye. None se umuntu waraye yesha umuntu nawe tuvuge ngo umugisha umugereho? Cyangwa mbere yuko umugisha umugeraho arabanza agende yihana asaba Imana imbabazi? Ibyo byo biragoye. Biragoye. Ntabwo nabyinjiramo, biteye ubwoba. Ntabwo ari bose rero. Hari abawugenewe, abubaha Imana, ba bandi baziririza ikibi n'igisa nacyo. Bamwe baziririza ikibi n'igisa nacyo. Yego. Abumva ko batinya Imana cyane. Buri umuntu utinya Imana, umuntu ujya gukora ikibi akumva ko ari ikibi kinyuranyije, gihabanyije n'ijambo ry'Imana cyangwa n'amabwiriza y'Uwiteka, akirinda cyane, uwo ngo umugisha aba awukeneye. Urakoze cyane. Reka rero noneho tukwakire, duhite twinjira mu kiganiro. Yego, murakoze. Tutarinjira mu kiganiro, ari abadukurikiye ari natwe, basomera ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 103 guhera ku murongo wa mbere. Zaburi 103 duhere ku murongo wa mbere. Yego. Zaburi ya Dawidi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mwabindimo byose mwe muzamure icyubahiro, muhimbaze izina rye ryera. Ngo mwabindimo mwe mwese muhimbaze izina rye ryera. Mana ishimwe cyane. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye. Ihangane gato. Yesu nashimwe cyane. Inshuti zanjye, Imana yashaka ko tutibagirwa ibyiza yatugiriye. Yego. Tujya twibagirwa, ariko Imana iturinde kwibagirwa. Ukajya ku musozi ugasenga, ukampamagara mugabe nsengera nkagusengera, ariko wamara gusubiza ukibagirwa. Ntabwo ari byo. Imana itubabarire kwibagirwa. Komeza. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Gusubiramo. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Amen. Amen. Ndagira ngo mbwire abantu bajya bambwira ngo mbasengere barwaye, muhumure mugiye gukira mu izina rya Yesu, kandi amakuru ndayafite. Amakuru ndayafite rwose. Ngaho komeza, ugeze kuri 4. Agacungura ubugingo bwawe. Yego. Ngo butajya muri rwa rwobo. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Akakwambika imbabazi no gukira no kugirirwa neza nk'ikamba. Reka nsubiremo. Subiramo. Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Imana iduhana umugisha cyane. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza. Amen. Agatuma usubira mu busore bushya. Amen. Bumeze nk'ubw'ikizu. Imana iguha umugisha. Ngaho simbuka gato urebe kuri Zaburi 104. 104. Imana iduhana umugisha. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mutima wanjye urakomeye cyane. Wambaye icyubahiro no gukomera. Yesu nashimwe cyane. Imana amahoro tugirire neza. Amen. No kuri mwizera Imana. Imitima yanyu izakomera. Mwizera Imana.
ariko mwizera Imana, uzi ko hari iyerekwa mbonye birantunguye cyane. Ubundi sinyangira amayerekwa nageze kuri kamera. Reka ndivuge. Yego. Ubushize narabivuze mu kiganiro mperutse kugira, Imana imbwira ngo mbwira abahanuzi bariho bahanura Imana itavuze. Ubwo twariho dusomera ijambo, ngiye kubona mbona igicu cy'umwijima. Uzi ko Imana ije gutatanya abantu bavuga Imana itavuze. N'ubu ndimo ndabona barimo banyuranamo biruka. Wagira ngo kwa kundi tujya tubona ibihugu byagize intambara, ndimo ndabona abahanuzi batatana birukanka, kandi ni benshi bahunga. Bahunga. Wari wabona, ndabagereranyiriza ntese, wari wabona ahantu ibisiga cyangwa inyoni, ahantu babaze hari ibagiro, ujya ubona ukuntu ibisiga biba bimeze? Yego. Mujya mubibonara ukuntu ibisiga biba bimeze ku ibagiro cyangwa inkongoro. Ngiye kubona mbona Imana iraje, mbona abahanuzi birukanse gutyo, biruka kwa kundi ugera ahantu hari ibisiga byinshi byakubona bikiruka ku ibagiro, niko nabo mbonye bameze. Urumva bidakomeye? Birakomeye. Ndangije mbona icuraburindi, Imana irambwiye ngo uje gutatanya abantu. Barimo bariba. Nshuti zanjye mwihangane, mube maso, hari abahanuzi barimo biba. Mube maso. Ntabwo abahanura bose ariko bavuga Imana. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo barimo bariba. Iryo ni iyerekwa ngiriye hano. Imana irambwiye ngo abahanuzi barimo bariba. Ngiye kubona mbona Imana iraje, mbona barimo bariruka nka kwa kundi bisiga biguruka iyo bibonye umuntu byari bigeze ahantu, byari biri ahantu ku ibagiro. Mube maso rero. Reka twongere dore kwa mbere kugira ngo yenda abantu babyumve neza. Umutima wanjye himbaza Uwiteka. Yego. Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Kabiri, wambara umucyo nk'umwenda. Amen. Usanzura ijuru nk'umwenda. Yego. Ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibicu abigira igare rye. Amen. Agendera ku mababa y'umuyaga. Kane, agira abamarayika be. Yego. Agira abamarayika be imiyaga. Yego. Abagaragu be abagira umuriro waka. Gatanu, yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Yego. Rekera aho ngaho. Ngo yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo zitanyeganyega. Inshuti zanjye, buri Imana yacu iradukunda. Buriya iyo tugize ikibazo, Imana yacu irahangayika. Niyo mpamvu yagize izo mfatiro, izishyira ku isi kugira ngo itagira itanyeganyega. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amen. Imana iradukunda rero, nimureke natwe tuyikunde, tuyubahe, tuyirate, kuko ni Imana igira neza, ni Imana yacu ikunda amashimwe. Mujye mushimirega, mujye mushima Imana, mujye mushima Imana. Imana ikunda amashimwe, maze n'abana b'abantu bakunda gushimwa. N'abana b'abantu bakunda gushimwa. Uzarebe iyo ugeze imbere y'umuntu ukomeye ukamubwira uti muraho nyakubahwa, aba yumva ari byiza cyane. N'Imana yacu nayo rero ikunda amashimwe, kuko kandi niyo yakwiriye, nta wundi ukwiriye amashimwe uretse Imana yacu. Imana rero itugire neza, iduhe umugisha, itugire neza, iduhane n'abera ibyo twifuza byose. Tudatinze rero, hari message nshaka kubaha.
Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo icyo uzaba ntaho kijya, kandi ngo icyo uzaba ntabwo ugitegereza, ntabwo cyo kiragutegereza. Yego ubu ushobora kuba wibaza ukumva byaranze, we ntabwo byanze inshuti yanjye. Ushobora kuba urwaye ukumva ko mbese uburwayi bwaguheranye, we ntabwo bwaguheranye. Icyo ugiye kuba kiragutegereje. Ugiye gukira mu izina rya Yesu. Ugiye gukira mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Imana namwe nkubwire ngo ugiye gukira. Ndiho ndabona abantu barwaye kanseri zo mu mabere, abantu bahawe za randevu zo kujya kubagwa. Imana y'amahoro irambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije kubakiza. Imana y'amahoro ije kubakiza, musenge, kandi Imana ije kugira neza. Mugume ku Mana rero muyinambeho. Ngo icyo uzaba ntaho kijya kiragutegereza. Mukomere rero. Iyo ni mesaje yanyu. Ikindi Imana y'amahoro yampishuriye imigambi Satani muri uku kwezi kwa gatandatu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu we ushimwe cyane. Imana yacu ni nziza. Imana yampishuriye imigambi ya Satani. Imana yambwiye ngo mbabwire banyamasengesho, badiyakoni, baririmbyi, mube maso. Satani arimo ariba ubugingo bw'abantu. Satani arimo arateza ubwibone. Twatangiye ngo kudodesha imyenda itwegereye mu baririmbyi, kugira ngo tugaragaze amatako, kugira ngo tugaragaze mu nda heza. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iyo migambi ya Satani muyimenye. Wowe nteze amatwi uriho ndeba, uriho nyumva, Imana yambwiye ngo iyo migambi ya Satani muyimenye. Satani murateza ubwibone mu bantu. Umuntu akaza kuvuga Imana yisize veruje, umuntu akaza kuvuga Imana amaherena agwa ku rutugu, ariko mwakubashya Imana, ikaza ikabagirira neza. Ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ngo ariko bizana azabona ishyano. Nshuti zanjye ndimo ndakuburira, ntabwo nkugushije ntunyumve nabi, ntabwo nkugusha, ntabwo nkukura mu murimo, ariko ibyo bintu ntabwo Imana iriho ibishaka. Ndagira ngo nkubwire, njye natumwe ngo nkubwire ngo ayo ni amayeri ya Satani. Simwe mwambwiye ngo ningaruke njye mvuga ayo mayeri se? N'ayo mayeri rero Imana yambwiye ngo muve mu byo murimo, musenge Imana. Ngo ese mubona natirere itwaye iki? Ese ubona guhindura umunwa bitwaye iki? Ubona kudahindura umunwa bitwaye iki? Ariko waragiye urawutukuza. Ngo nta gakiza ko mu mujyi, ngo agakiza kaba mu cyaro. Imana ibarengere, niko mbabwiye, ariko mube maso. Iyo ni mesaje yanyu rero. Indi mesaje Imana yambwiye ngo mube maso, musenge, kuko yanyeretse ingurube. Imana yanyeretse ingurube Pasika. Nabonye ingurube nyinshi, mbona ingurube zirimo zirarya abantu, ingurube zirya abantu, mbona ingurube zirimo ziragenda mu itorero, muri ADPR mbona ingurube zirimo zirarya abantu, mbona ingurube zirimo zirarya abantu. Imana yamuhera arambwira ngo mbwire itorero rya ADPR mube maso, ngo mube maso dusenge, kuko ingurube zibaye nyinshi.
ingurube zibaye nyinshi mu itorero. Ingurube ntimuzi icyo zisobanura, mbasobanurire. sobanura rwose. Ingurube ni abadayimoni mu buryo bw'umwuka. Ingurube isobanuye abadayimoni. Niba utari unabizi, uzabyara umwana woroye ingurube umusige hanze umuryamishije, winjire mu nzu, ingurube itambatambe, uzareba icyo imukorera. Mube maso rero, mube maso. Nabonaga ingurube nyinshi, ndongera mbona ingurube nyinshi muri iki gihugu cyacu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mube maso. Yego. Ingurube zabaye nyinshi. Bisobanuye abanyabyaha, abadayimoni. Abadayimoni. Turimo turasengera n'abantu tutazi iyo bavuye. Turasengera mu madini tutazi aho yakomotse. Umuntu wese arifata akumva ko agiye gushinga itorero cyangwa idini. Imana yambwiye ngo ingurube zabaye nyinshi mu gihugu cyacu, ngo mube maso. Iyo ni mesaje yanyu nshuti zanjye, ibyo mba nahawe ngo mbibazanire. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Reka turebe Zaburi y'115. Sinzi impamvu uyu munsi nihase muri Zaburi. Imana y'amahoro itugirire neza kandi dushyigikire. Cumi na gatanu umurongo wa mbere, 115. Dusomere mu izina rya Yesu. Zaburi ijana na 15. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 115. Yego. Ntabaritwe Uwiteka, ntabaritwe. Ngo ntabaritwe Uwiteka, ntabaritwe. Ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro. Ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro. Kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe? Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe? Ariko Imana yacu iri mu ijuru. Ariko Imana yacu iri mu ijuru. Yakoze ibyo yashatse byose. Yesu shimwe. Yakoze ibyo yashatse byose. Amina, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yashatse ko tubaho mu izina rya Yesu. Imana irongera iraturengera, ivugana natwe ko ibanye natwe. Yesu shimwe. Amen. Yo, haleluya. Ndumva nezerewe Imana. Ndumva nezerewe Imana cyane. Ongera usubire muri uwo murongo. Ndumva nezerewe Imana cyane. Yesu shimwe. Ariko Imana yacu iri mu ijuru. Yakoze icyo yashatse cyose. Yakoze icyo yashatse cyose. Imana yashatse kubyara, urabyara mu izina rya Yesu. Amina. Imana ishaka ko wubaka, urubaka mu izina rya Yesu. Amina. Imana, Yesu shimwe. Yesu nushimwe cyane. Imana yemera ko uba umurokore urakizwa. Imana yacu ishimwe. Amen. Yesu we ushimwe. Imana yambwiye ngo abantu bayinaniye, bura hari abantu bananiye Imana, ngo mugaruke namwe bagerere neza. Yego. Mugaruke bahe imbaraga. Yesu we komeza. Ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu. Ibishushanyo babandi basenga, umurimo w'intoki z'abantu. Yego, ni ifeza n'izahabu. Mu mirimo y'intoki z'abantu. Y'intoki z'abantu. Ariko ngo murabyumvishe neza nshuti zanjye. Yego. Murabyumva neza. Komeza. Bafite akanwa ntibavuga. Bafite akanwa ntibavuga. Bifite akanwa ntibivuga. Yego, sorry. Bifite akanwa ntibivuga. Bifite amaso ntibirora. Bifite amaso ariko ntibirora. Bifite amatwi ntibyumva. Bifite amatwi ariko ntibyumva.
bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, yego, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Imana iguhe umugisha, rekera aho ngaho. Imana yacu itugirire neza. Amen. Ndagira ngo usobanukirwe inshuti zanjye, Imana y'amahoro igiye kuza gusobanura ibintu bidasobanutse. Imana yacu ije kudusobanurira ibidasobanutse, ibyo twatekerezaga tukareba tukibaza, ariko Imana y'amahoro ije kudusobanurira ibitari bisobanutse. Yesu ushimwe cyane. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndumva nezerewe cyane Imana. Yego. Ndumva nezerewe. Ndumva nezerewe Imana cyane. Yesu ushimwe. Amen. Imana Yesu we, narababwiye ngo mureke dusengere uku kwezi kwa gatandatu. Ni ukwezi kurimo ibibi byinshi. Urumva ko kurimo kuzamo izo ngurube, kurimo kurazamo Imana y'amahoro turengere. Ngaho dusomere Zaburi 119 kuri uwo murongo wa mbere. 119 murongo wa mbere. Hahirwa abagenda batunganye, ngo hahirwa abagenda batunganye mu mategeko y'Uwiteka, bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa bitondera ibyo yahamije, hahirwa bitondera ibyo yahamije, bakamushakisha umutima wose, ni koko nta bugoryi bakora, Imana ashimwe cyane. mu nzira ze, bagendera mu nzira ze. Imana ashimwe cyane. Yesu nushimwe. Amina, haleluya. Yesu ushimwe. Abakwiringiye ntibagendera mu nzira z'ubugoryi, oya, ntibagendera mu magambo, ntibagendera mu matiku, ntibagendera mu gusebanya, ntibagendera mu mashyari, ntibagendera mu myuka mibi y'abarangi. Yesu ushimwe. Ndumva nkunezerewe cyane. Abo ngabo rata Kristo utugirire neza, uturengere. Komeza hepfo. Wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Ariko ugeze he? Ugeze kuri kangahe? Kuri kane. Amen. Imana iguhe umugisha. Komeza. Icyampa inzira zanjye zigakomerera, kwitondera amategeko wandikishije. Icyampa inzira zanjye zigakomerera, kwitondera amategeko wandikishije. Imana ishimwe cyane. Inshuti yanjye, Imana y'amahoro iguhe kwitondera amategeko Uwiteka yandikishije. Yego. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Imana yacu nitugire neza, kandi Imana iguhe umugisha. Wowe wumva ukeneye kuryumva, wowe ufite inyota, wowe wumva ushaka gukomera mu Mwami Yesu, ukamwakira nk'umukiza wawe, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iryo jambo risome witonze. Ni ijambo ry'ubwenge. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza kubwa message nziza uduhaye, kandi mwituze rikomeye cyane. Navuga ngo Imana ikugirire neza. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Ntarasenga Imana rero, Imana yongeye kumbwira ku bantu bari mu kazi. Imana yambwiye ngo nsengere abantu bari mu kazi. Waba uri mu kazi ntibimeze neza, akazi Imana nyeretse akazi karimo amashyari. Abantu dufite amashyari. Dufite amashyari. Nibyo nababwiye ngo ibyago ntibizabura kuza, ariko ibisitaza ntibizabura kuza, ngo ariko bizana azabona ishyano. Mpamagara rero kuri iyi nimero dusengane. Imana ikureho izo nzitizi zose z'umwanzi. Kuri iyi nimero 0788 9 6 9 7 41. Mpamagara kuri iyo nimero. Imana amahoro ibagirire neza. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana.
Mana nziza, Imana idukunda, watubwiye ko uzadukomereza imitima mu gihe bizaba bikomeye, utubwira ko uzaturengera mu izina rya Yesu. Mu icuraburindi uzatubera umucyo, mu mwijima uzatumurikira, ku zuba uzatubera igicucu. Ndasenzera mu izina rya Yesu ngo ugendagende urengere abantu bari mu kazi, ubahe umucyo wawe mu izina rya Yesu, ukureho umwijima mu izina rya Yesu. Wahoze unyereka umwijima ukomeye cyane, unyerekana n'ibara ry'umutuku. Mu izina rya Yesu ndasenze, ndabasengeye abari mu kazi bagire neza, bakugireho umugisha. Ndakwinginze ngo ugendagende muri bo, ubakize umwijima, ubakize ibara ritukura risa nabi mu izina ryawe. Buriya umukara n'umutuku si ikintu cyiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo ugikureho. Abagirire neza, utugirire neza, natwe tukugireho umugisha. Si uko natwe tudafite akazi, akazi kawe tukarimo, turiho turavuga gukomera kwawe. Tugirire neza natwe tukugireho umugisha. Urakoze kuko byumvishe, nsenze nizeye mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Yego, namwe Imana ibahe umugisha. N'umutarakora subscribe, kora subscribe, kora share, andika comment y'igitekerezo kizima nk'umuntu muzima. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Murakoze cyane.